abana batatu bo mu muryango umwe baturikanywe na grenade bose bahita bitaba Imana. Abangaba ni abana bo mu muryango umwe wo mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Cyumba mu kagari ka Nyakabungo mu mudugudu wa Burambira bishwe n'igisasu cyo mu bwoko bwa grenade ubwo bari gutashya mu ishyamba ryo muri ako gace. Ibi rero byabaye ku munsi w'ejo ku itariki ya 16 Ukuboza mu masaha ya saa 3 za mu gitondo. Umuyobozi w'aka karere ka Gicumbi ni Nzabonimpa Emmanuel yahamije iby'aya makuru avuga ko aba bana bose bapfuye ari abo mu muryango umwe barimo uw'imyaka 16, uw'imyaka 13 ndetse n'uw'imyaka 5. Meya Nzabonimpa yabwiye igitangazamakuru cyo mu Rwanda ko bari kumwe n'ababyeyi babo bari mu murima ariko ngo bo baza kugira gutya barinyabya bajya gushaka inkwi mu ishyamba riri hafi aho, niho basanze iyo grenade irabaturikana. Uyu muyobozi yavuze ko muri ako gace hahozemo ikigo cya gisirikare cyabagamo ingabo zahoze ari iz'u Rwanda Exfar, ko kandi ngo ari ibice byegereye ku mupaka ndetse byanahozemo intambara mu minsi ishize. Aba bana rero bose bashyinguwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu n'ubundi mu kagari ka Nyakabungo ko muri uyu murenge wa Cyumba.